Yesu ashimwe bakunzi ba New Soul Church TV, aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana bane namwe. Uwiteka hazo kwifuza kwanyu buri munsi, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari South Africa, abari Malawi, abari Mozambique, mwese turabasuje cyane, mukomeze kugubwa neza cyane. Iyi ni New Soul Church TV, nkuko bisanzwe twabemereye kujya tubagezaho ijambo ry'Imana, iyobokamana ndetse n'ibindi byegeranyo by'iyobokamana. Ntucikwe rero, nkwibutse utarakanda kuri subscribe, ni igihe cyo kubikora kugira ngo ube uteye inkunga ibiganiro byose bya New Soul Church TV. Muri akanya tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho na Apotre Munyentwari Athanase, ni ijambo ry'amavuta. Apotre, uhawe ikaze cyane kuri New Soul Church TV. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha abakurikiye yego n'abateze amatwi New Soul Church TV. Nongeye kubishimira cyane data, abahe umugisha. Reka tubanze dusenge kugira ngo dutangire ijambo ry'Imana. Imana izi kutubanziriza imbere. Uwiteka Mana ya Isiraheli, ndagushimye ndaguhimbaje, nyiricyubahiro, nyemerera ubwo ndaha kuri izi mikoro za New Soul TV, New Soul Church TV, ntabarige ahubwo abari wowe wiyoborere, mubere mikoro wirangurure, kandi icyo ukeneye cyose aricyo kivugirwa muri jyewe, jambo riva muri wowe rikaca muri jye, rize kubera abantu bose bazaryumva ubutumwa bwiza, ubahembura, ubakura mu magufa yari mu kibaya, bahemburwe basubire ubuntu, basubire kuba abantu b'Imana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, ndanezerewe kubw'ijambo ry'Imana tugiye gusoma uyu munsi. Ijambo nahaye umutwe uvuga ngo ese wowe aho uri haba hari bangahe? Aho uri haba hari bangahe? Itekerezeho, nanjye nitekerezeho. Aho wicaye, aho unyura mu nzira, aho urara, aho utuye, aho wiga ku ishuri, aho ukorera mu isoko, aho uri mu modoka ugenda, uzengurutswe n'abantu bangahe? Ni bande bahurujwe no kumva ikikurimo? Tugiye kureba uyu mugabo witwa Yesu ageze i Kaperinawumu, uburyo ahantu hose yageraga abantu bamuzengurukaga, iki yari afite muri we cyakururaga abantu. Reka turebe igitabo cya Mariko, ibice bibiri umurongo wa mbere, ariko bimeze ariko duhera ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi, aka kantu benshi mukiteho cyane mu gace k'akaziga, benshi bateranira aho, buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bahetse ikibi, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari, bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe, amen. Iri jambo rirakomeye cyane. Narihaye umutwe uvuga ngo wowe aho uri hari abantu bangahe? Wowe aho uri ko tugira ikirenge mu cya Kristo, uri kumwe n'abantu. Subiza amaso inyuma mwene data, mushiki wanjye, subiza amaso inyuma urebe abantu bana nabo, urebe abantu uri kumwe nabo. Ese Yesu ukaba yabanaga nabo buri mwanya, yababwiraga ijambo ry'Imana nk'uko tubibonye. Uwo muri kumwe ubabwira iki? Ni iki kikuvamo? Ni iki kikurimo? Nyemerera uyu mwanya tubane mu gusobanurira ijambo kugira ngo rize kugera ku mutima wawe, kandi ukimara kuryumva ufate umwanzuro mwiza wo kugira imihindukire myiza. Ahasigaye abari iruhande rwawe baje bakugose bagusanga, bagukuremo ibyiza byagufasha, nk'uko Yesu yakijije iki kirema. Yesu yari afite ubutunzi muri we bukomeye butagaragara n'amaso. Inyuma uwamubonaga yabonaga ari umukene, yambara ikanzu imwe, yambara rugabire, ariko mw'imbere muri we afite ubutunzi bukurura abantu kuri we, bumwireherezaho abantu. Dore ko ku musaraba yavuze ikintu gikomeye,
aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimwegere no musanga n'abaruhura. Arangije avuga ikintu gikomeye, amaze kubabumbatira bose mu gituza aravuga ngo birarangiye byose. Ubwo byari birangiye, hari harangiye ibyawe mwene data, nanjye ibyanjye byari birangiye. Wa munsi ntuzawibagirwe. Nyemerera kuva uyu munsi abakwitaho, abakubona bakabona inyuma urakennye, ariko haranira kugira mu imbere muri wowe ubutunzi butagaragara, butuma abantu bakuzaho, butuma abantu bagukunda, butuma ijambo ry'Imana rihora muri wowe. Abakuzengurutse n'iki bakubonamo, n'icyo ufite muri wowe, n'iki witeguye gutanga ku bantu baje bakugana. Nyemerera uyu mwanya iki kirema nubwo baje basanga Yesu cyo nta kwizera cyari gifite, kwizera kwari kwaragishizemo, ariko abaje bagihetse kubwo kwizera bari bafite niko kwatumye gikizwa. Yesu niyigeze areba kwizera kw'ikirema uko ntabwo kwari cyari gifite na gato. Nta kirema, nta murwayi ugira kwizera. Kwizera kugirwa n'abantu bazi n'abamurwaje. Haleluya, 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 haleluya. Kwizera kw'abakurwaje uyu munsi ariko Yesu areba agukize, kandi namara kukureba, haleluya, aze kukubwira ngo mwana wanjye, umaze igihe baragutaye, umaze igihe ntiwigeze uvuga papa, umaze igihe ntiwigeze uvuga mama, ariko uyu munsi akira kubwirwa na Yesu ngo mwana wanjye. Amaze kuvuga ngo mwana wanjye, aravuga ngo haguruka mu izina rya Yesu. Ariko maze kureba kwizera kw'abari baje bahetse ikirema, kwizera kwabo watumye bakuraho ibati. Baravuga ngo niba hari n'urubanza rw'ibati tuzaruburana nyuma, ariko ikirema cyacu kibe cyakize. Nyemerera uyu munsi urubanza rw'ibati nturwiteho, kwizera kwawe ntukwiteho, ahubwo Yesu yite ku kwizera kw'abakurwaje. Nyemerera uyu mwanya iri jambo rize kukugirira umumaro, kandi niba ryakugiriye umumaro ni ukuri uze kubikora, ubitwereke ukora subscribe, ukora comment ndetse na share, kugira ngo rize gufasha abantu bose aho bari hirya no hino. Imana ibahe Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje. Mbaraga zawe n'imbabazi nibyo twiringiye byonyine. Nyemerera muri umwanya wari w'ijambo ryawe ntibirangire, ubwo bikomeze nk'uko imbuto igira mu butaka, nisinzire ntinapfe. Imbuto nzima irakomeza igakura kubera ko ifite imvura kandi ikaba yaguye no mu butaka bwiza. Nyemerera iyi mbuto y'iri jambo iye mu butaka bwiza gusa, ikomeze kurire muri bo, izatanga umusaruro mwinshi. Mbisabye ndetse mu izina rya Yesu.